Na bismillah walhamdulillah, tugiye kuganira ni igisubizo ngiye guha umuntu umwe udukurikira, umukunzi wacu. Tugiye kumusubiza ku kibazo yabajije agira ati ese umuntu uba hanze, umuntu nyine uba muri Oman mu buryo buri irregular stay, mu buryo butemewe n'amategeko, ese uwo muntu birashoboka yuko yakongera kwishakira visa akayibona? Icyo gisubizo nicyo tugiye kumuha none aha. Turareba uko amategeko ya Oman abiteganya, ese birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka. Kuri iki kiganiro rero ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore na share ndetse na commentary kugira ngo n'undi ufite ikibazo atugezeho ikibazo cyiwe, turebe uburyo twagishakira igisubizo. Icyo ukora rero iyo uri muri Oman mu buryo utemewe n'amategeko, sometime nk'iyo turahera kuri ushaka gutaha, ni byiza yuko wowe wireportinga. Iyo wireportinze uba ufite amahirwe yo gukurirwaho ibihano. Ubundi immigration ya Oman iteganya yuko umuntu uba mu gihugu adafite visa yandikirwa amande cyangwa acibwa amande y'amariyari hagati y'10 na 20 buri munsi. Ariko iyo wireportinze ku giti cyawe yuko ushaka gutaha, ukajya kuri polisi cyangwa kuri immigration, icyo gihe uba ufite amahirwe menshi yuko ya mande bayagukuriraho. Ikindi cya kabiri, iyo wireportinze uba ufite amahirwe yuko ushobora kuzadepoza ikindi gihe ukaba wabona visa ya Oman. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, iyo ushaka gutaha mu gihe wabaga mu gihugu nta burenganzira ufite, iyo wireportinze ni byiza kubera yuko ntabwo ufungwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo urya gereza. Niyo wafungwa nyine kubera ko badafite aho bacumbikira abantu, nta hoteli bafite, wireportinze sometime nta visa nta ticket ufite, ushobora kugenda bakakuraza muri gereza kugira ngo nyine uryame kubera ko nta handi bafite ho kukujyana. Ariko ugiye wireportinze wo ku giti cyawe, ukireportinga ujyanye na ticket yawe, icyo gihe ntabwo ufungwa. Ikindi, hari igihe usonerwa amande yose cyangwa bakakugabanyiriza. Ushobora gusubira muri Oman nyuma yo gusaba visa nshya hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ngo ahangaha ngiye guhita nsubirizaho na wa wundi wambajije ngo ese nguri mu gihugu cya Oman ukaba haba mu buryo butemewe n'amategeko, ese biremewe yuko wakongera gusaba visa? Igisubizo, ntibyemewe. Itegeko nuko ugomba kubanza gusohoka igihugu ukajya hanze y'igihugu, wamara kujya hanze y'igihugu ugasabira visa hanze y'igihugu, hanze ya Oman. Igisubizo nyago kirumvikana. Ni ukuvuga ngo niba uba hanze ya kontra, ubwo muri makeya uba hanze, uba mu gihugu udabifitiye uburenganzira bwo kuhaba. Icyo gihe kugira ngo ubone indi visa bizagusaba yuko ujya hanze ya Oman. Wamara kujya hanze ya Oman ugasaba visa. Ikindi, igihe wowe uba hano Oman ukaba wari reportinze, hari amahirwe yuko nyuma y'imyaka hagati y'2 n'5 ushobora kongera kuba wabona amahirwe yo kugaruka Oman. Igihe rero wafashwe na polisi, ari polisi yakwifatiye, uhita uba banned, barakubana nyine, ntabwo wemerewe kongera kugaruka muri Oman. Igihe hari polisi yagufashe wowe utireportinze, polisi ikakwifatira, ni ukuvuga ngo barakubana, ntiwemerewe kongera kugaruka muri Oman. Ngewe ndimo ndababwira amakuru ahari ari mu gazeti, ntabwo ndi kubabwira amakuru numvise cyangwa nabwiwe na runaka. Ni amakuru ari mu gazeti muri Ministry y'abakozi n'umurimo ndetse na immigration. Ni ukuvuga ngo uriya muntu ubannye, sibyo, niba wafashwe cyangwa wasohowe ku gahato, ni ukuvuga ngo niba ari polisi yakwifatiye, iyo polisi igufashe ikaguhita ikohereza iwanyu, ushyirwa ku rutonde rw'abantu babannye, bafunze. Ibyo bisobanura ko utabasha kongera kubona visa muri Oman y'imyaka 2 n'itanu. Ni ukuvuga ngo mbere y'imyaka 5, hagati y'imyaka 2 n'itanu
ntabwo wemerewe kongera gukandagira ku butaka bwa Oman. Niyo wasaba visa ntibishoboka. Na nyuma y'iyo myaka 5 biba bishoboka yuko wayibona, ariko nanone byigwaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo après 5 ans ngo nzongera ngaruke, la, byigwaho. Sometimes bashobora kuyiguha cyangwa ntibayiguhe. Ikindi kibazo, iyo polisi ari kwifatiye, iyo byari ikibazo gikomeye nko gukora wenda nta perimi ufite, nta ruhusa rukwemerera gukora, guhisha umukozi cyangwa gukoresha ibyangombwa bitari byemewe, no kuvuga ngo gukoresha nk'ibyangombwa mpimbano, icyo giheho biragoba kubana burundu. Amande rero, amande ni amariyari 10 twavuze ya buri munsi, ariko ROP birashoboka yuko ishobora kuyagukuriraho, ikagukuriraho ya amande ya mariyari 10 ya buri munsi, kubera ko bagufashe bagahita bakora iki, bakagucyura ugataha iwanyu direct. Ibyiza byo gusohoka ku bushake rero, ibyiza byo gusohoka ku bushake bishobora kugufasha gusubira vuba, gusubira nyine, bishobora kugufasha kongera kubona visa mu gihe gitoya. Yani ni ukuvuga ngo iyo wisohoye wijyanye kuri immigration, ukisobanura ukavuga ibibazo wagize, byagenze bitya, icyo gihe uba ufite amahirwe menshi yo kongera kubona visa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubanwa. Ikindi dukureho urujijo, hari abantu bavuga mbese hari amakuru abantu bazi ngo ngewe ngo barambanye. Ntabwo bajye babana umuntu atari yasohoka mu gihugu. Tujye tumenya amategeko. Ntabwo bakubana utarasohoka mu gihugu. Ntabwo iyo systeme ntibaho. Ahubwo uburi maka baba barakumakinze bavuga ngo runaka uyu nguyu, ariko ubanwa wamaze kuba exit, wasohotse. Bitandukanye n'uburyo abantu usanga keshi na keshi umuntu akavuga ngo zana nkurebere yuko ubanye, zana nkurebere yuko utabanye. I don't know, ntabwo nzi uburyo babireba naho babirebera, ariko ngewe ibyo mbabwira na amategeko, ntabwo mbabwira wenda amagambo ya runaka. Ubwo uburyo babireba nibo babizi, ariko mu mategeko uko itegeko rivuga yuko umuntu abanwa mu gihe yamaze kwirepotinga cyangwa wenda yafashwe. Wafashwe icyo gihe kubera ko bagukorera exit yuko usohowe mu gihugu, icyo gihe barakubana hagati y'imyaka 2 n'5. Biterwa n'iki? Biterwa n'igihe wamaze ndetse n'amanyanga nyine wakoze ayariyo. Ubwo rero ikiza ni iki? Ikiza nuko wowe ukora iki? Wirepotinga. Urumva? Inama rero nuko wajya kuri immigration ya Royal, wamara kujyayo ukabwira yuko ushaka gutaha, ushaka gusubira iwanyu. Naho kuvuga wenda ngo urashaka ngo gushaka ntuza yawe nini visa yawe ku giti cyawe, ntabwo bayiguha utari wabanza gusohoka igihugu. Ayo ni amategeko ndi kukubwira. Birashoboka yuko wenda abantu bashobora gukora amanyanga runaka, nta hantu hataba amanyanga, nta n'uburyo butabamwe amanyanga. Umuntu akaba yadiringa bigaca mu buryo runaka kaza wakaza, bigaca iburyo n'ibumoso, twese turabizi bibaho. Bakaba bagushakira visa, ariko niyo bagushakira visa ukaba wayibona ukagenda mu gihugu nta kibazo gihari, ariko sometimes ushobora kuzasohoka wajya gutaha ugasanga muri systeme yabo bafite, ugasanga birimo yuko wenda ufitanye ikibazo nabo. Ni ukuvuga ngo rero ikiza kuruta ibindi, ngewe nabanje ikiganiro cyashize nabanje kubwira abantu batari bagira amahirwe yo gusohoka, reka mbyita amahirwe kuri bo cyangwa igihombo kuri bo, yuko ibyiza kuri bo batasohoka. Kubera yuko iyo usohotse ngira ngo urumva yuko amahirwe yo kongera kubona visa ari munsi ya ntayo, kubera ko visa kugira ngo wongere kuyibona ni igihe wirepotinze ugasohorwa ugataha iwanyu, ukongera kubona visa ntabwo wayibona mbere y'imyaka 2. Ibyo ntibishoboka. Ntabwo wemerewe kongera kubona visa mbere y'imyaka 2 mu gihe wasohowe na polisi ariyo yakwisohoreye. Niyo mpamvu rero biba bikwiriye yuko abantu bishakira amakuru ubwabo wenyewe. Bibaye byiza niba wumva bese utabanye neza n'umukoresha wawe, ikiza kuruta ibindi suko utoroka. Ikiza kuruta ibindi nuko twabibonye haruguru mu kiganiro cyashize,
nuko wowe washaka ibizibiti warangiza ukitabaza inzego zibifitiye ubushobozi bakaba baguhindurira akazi ukaba mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, kubera ko akazi ko karahari. Ikibazo cy'akazi ntabwo gihari hano Oman, nta kibazo gihari cy'akazi ku badamu ndetse n'abagabo bahari, nabo birashoboka yuko babona akazi mu buryo bworoshye. Buri muntu wese ikintu kitwica niki ni imitekerereze yo kuvuga ngo ngewe reka ntoroke aho kugira ngo ngewe nkurikiza amategeko uko avuga. Ubwo rero abatari basohoka mu bipangu by'abandi, nyabuna mugerageze aho kugira ngo musohoke rimwe na rimwe musange bizabagiraho ingaruka mu gihe runaka. Ikiza kuruta ibindi nuko mwebwe mwakurikira amategeko, mwagana amategeko akabafasha mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, aho kugira ngo namwe bazababane, aho kugira ngo muzongere gutekereza yuko muzabona visa nyuma y'imyaka 2 cyangwa imyaka 5. Ahangaha nagira ngo nkureho urujijo rw'abantu babwira abandi ngo wowe urabanye, wowe ntubanye gute se? Ubundi umuntu bamubana ari uko yexitinze, yasohotse mu gihugu. Igihe ukiri mu gihugu ndani ntabwo bakubana gute se kandi uri mu gihugu nyine? Ni gute babana umuntu nyine ari mu gihugu? Ubundi se bandi niki? Bagufunga gute? Nukuvuga ngo rero ikiza kuruta ibindi nuko buri muntu wese yajya kurikira amakuru, ukamenya ngo ngewe ndi mu gihugu gikurikiza amategeko, reka nkurikire aya mategeko ndebe yuko yandengera. Oman ni igihugu kigendera ku mategeko, ntabwo ari igihugu. Hari abantu benshi bavuga ngo Oman ngo amategeko ntiyubahirizwa iki niki. Oman ni igihugu kigendera ku mategeko my friend. Oman ni igihugu kigendera ku mategeko. Tugerageze rero buri muntu wese, cyane cyane bashiki banjye nibo ndi kubwira, kugira ngo nabo bakurikiza amategeko uko avuga, batazisanga bagiye mu bihombo kandi aribo bishyize mu bihombo mu gihe batakurikije amategeko uko avuga. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, ndetse no gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo twese dukomeze gusobanukirwa icyo amategeko avuga, tubeho neza, dushaka ubuzima kandi tuzasubireyo twishimye. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.